Banyarwandakazi, uyu munsi tugiye kuganira ku mutwe witwa ngo nanone opposition ikorera hanze yongeye kugambanirwa. Mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kabiri, abanyapolitike bo mu mashyaka yarahanganye na MRND mu gihugu ariyo MDR, PSD, PL, babonye ko ntaho bazamenera leta yariho ngo bagere ku butegetsi, niko kujya gushaka inkotanyi Brussels mu Bubiligi. Bifatanya babizi neza ko kiringi mashini irimo kurimbura abaturage muri Byumba na Ruhengeri mu karere k'imirwano. Biga ukuntu bagiye gutangira imivuyo mu gihugu no gusenya ubutegetsi bwa Habyarimana Juvenal. Babeshyeraga ko ari ubunyagitugu, ngo bazazane demokarasi maze umuturage yishyire yizane mu gihugu cye. Ubu se ibyo babonye ni ibihe? Mu gusubira mu gihugu, b'abapolitisiye bayobowe na Faustin Twagiramungu bitaga Rukokoma batangiye kurikokombereza bafatanyije n'inkotanyi ku mpande zose. Si ukwamagana leta n'igisirikare, bava hasi bigera n'aho leta ifatirwa ibyemezo byo kugura intwaro kandi igihugu kiri mu ntambara. Ingabo zicikamo ibice, morali irabura, kugeza n'aho bagiye guhanura indege mu gihugu ubutegetsi opposition yararangije kubwangisha abaturage neza, ndetse henshi wasangaga n'imyiryane yaratangiye gucumbeka imyotsi ku batavuga rumwe na leta, bicwa bikagerekwa kuri leta, byose bikozwe n'ingabo za kiringi mashine zari zarakwirakwijwe mu gihugu. Uko imyaka yagendaga niko propaganda ko ntacyo opposition yashobora kugeraho nibatisunga umutwe wa FPR inkotanyi ifite intwaro ukaba unashyigikiwe n'igihugu cy'abaturanyi. Amashyaka bayacamo ibice, ndetse abanze kuyoboka bose baricwa, nka Bucyana Martin, Gapyisi, Gatabazi Felicien n'abandi benshi ntarondoye hano. Bamwe mu banyotewe n'impinduka ku butegetsi buzaba ari uburyohe bitwikiraga amajoro banyura ku mirambo y'inzirakarengane barimo bicwa n'inkotanyi muri Byumba yose, bakajya kugambana no gusaba imyanya y'ubutegetsi ku murindi. Babasezeranyaga ko mu gihe Habyarimana azaba avuyeho ku bufatanye bwabo bazahabwa imyanya myiza, nyamara nibo bahereye ho bicwa. Inkotanyi zigisohoka muri CND zambaye imyenda y'interahamwe ku mabwiriza ya Fande Kayonga Charles. Ngibyo rero ibyabaye, nanone ngibi birimo kongera kugaruka mu gihe cya none. Mu bigereranye n'ibi birimo kubaho none, mumenye amayeri y'inkotanyi mushobore kuyirinda aho bishoboka. Nyuma y'aho Tshisekedi atangarije ko yiteguye gufasha abanyarwanda kuvanaho ubutegetsi bw'igitugu bwa Kagame na RDF ye ibujije akarere amahoro, ibikoko byahiye ubwoba bisaba RPF ikorera hanze gutanguranwa abo bita abahutu bataravunyisha ngo basuke akarengane kabo, cyane ko Tshisekedi yari arimo gushakisha ibirego azatwarira UN ko agatsiko kuvanwaho aribwo buryo bumwe bushoboka bwo guha akarere amahoro n'umutekano usesuye. Byongeye kwibutsa ko ibya Kagame na RDF bakoreye ku butaka bwa Congo bitarangirira aho ngaho badafatiye ibihano RDF M23 terrorist group. Gasana akigira Kinshasa yabeshye Tshisekedi ko abanyarwanda bo muri opposition bose bamuri inyuma, niko kumutegeka ko yazabazana mu nama ikurikiyeho. Professor Kambanda niko guhinda nk'iyagatera, ngo utazajya mu neza y'abanyarwanda bose azitwa umugambanyi nk'abandi bose, kandi ko ari we wenyine bamatse ibihugu bemeje, ndetse ko hari igihugu kimushyigikiye. Bimwe inkotanyi zabeshyaga itsinda rya Twagiramungu ngo bashaka kubakoresha guhangana n'abahutu bene wabo. Kera kabaye bamena amafaranga mu mashyaka, n'abayashinze biba biracitse ruragingagurana. Padiri ahamariye kwanga ubutumire bw'inama ya Washington, niko guca kuri Yuda Iskariyoti, Kasinge, Nadine na Bahunde Charles ngo basenye padiri wari wanze guhekwa n'impyisi yamaze gutahura imigambi yayo, cyane ko n'ubusanzwe nawe ubutumire yabuhawe nk'uko mwabyiboneye. Abantu benshi rero babikizweho iterabwoba, bituma abashishozi mu bya politike bategura ibibazo byaje kugonga initiative, birangira itahuwe ko yari imitwe y'inkotanyi zo hanze zapanze ngo bapfunyikire Tshisekedi umunyu, niko guhakana inama no kuyisubika burundu. Abagambanyi baba baramwaye gutyo ku mugaragaro, biyemeza gucengera muri opposition yose iyiva ikagera,
kuzagira nta buye risigaye ku rindi muri opozisiyo ridasenyutse, akaba ariyo miyaga mubona muri ino minsi. Aho amafoto y'uko Padiri Nahimana by'amasina cy'inyuma yabonanye na Kisekedi, igikuba cyaracitse, hasukwa kashi zitagira ingano kubw'uko iturufu y'ubugambanyi itamuhiriye, kandi wa mugambi wo kubangamira padiri ukaba mu by'ukuri utaragezweho, niko gushora kashi zishoboka hagamije gusenya buri kimwe cyose padiri akoze, agamije ko atagera ku ntego ye yo guhangana n'ubutegetsi buriho ku buryo bw'amatora kugeza bigezeho. Ni muri ubwo buryo rero mubona bamwe mu bashinze amashyaka yitwa ko ari muri opozisiyo yahagurukiye padiri bagamije kumusiga imbyiro no kwerekana ko atavamo embo citoyen leader. Mu by'ukuri abakuriye iyo propaganda yo gusebya twavugamo nka Mukanyiko Sylvia, Kasinge Nadine, Bahunga Chaste, uwitwa Jean Marie Vianney wo mu Bwongereza n'abandi benshi nk'abo. Mu by'ukuri rero banyanyagijwemo akayabo k'amafaranga ngo bakubite hasi padiri nibishoboka ave muri scene politique, kuko yababangamiye umushinga wabo akawuburizamo burundu. Professor Kambanda na bagenzi be rero barateganya kongera kubyutsa initiative bamaze gucecekesha padiri ikitazageragera gishoboka na gatoya, izo zikaba kuri bo ari inzozi zo kumanywa. Bityo rero abibazaga inyungu Jean Marie Vianney na Mukanyiko bibasira Padiri Nahimana babibonamo kirasobanutse neza, ni umurimo bariho bakora kandi barawuhemberwa cyane. Mukanyiko we si igishyashya kuri we, n'ubushize mu by'ukuri yari yahawe ikiraka gisa nk'icyo ngicyo, kugira ngo nabyo ngira ngo murazi ko twaje ku kanya tugita tubabatangariza. Ngira ngo mwabonye ukuntu yihutira gutereka ifoto ye hagati ya padiri na Kisekedi. Mu by'ukuri buriya byakanguye abantu benshi babona no kumusobanukirwa. Ikibabaje kikanatera impungenge ni ukuntu abahutu gusa aribo baguzwe ngo barwane intambara ubwabo zo gusenyana hagati yabo. Mu by'ukuri ibyo bimeze nk'uko Twagiramungu Faustin Rukokoma byagenze na bagenzi be bajya kugambana n'inkotanyi. Mu by'ukuri rero kadukomereze kuri uyu Jean Marie Vianney wagaragaye keshi kuri Twitter ziwe asaba Kagame imbabazi mu izina ry'abahutu, bityo ntibyagoye na gatoya kumukoresha bashingiye kuri social status itamworoheye mu Bwongereza nyuma yo kuregwa guhohotera utwana tw'udukobwa yakuyeho kudahabwa akazi kose, bityo kugira ngo ashobore kuriha inzu no gutunga family yiwe yiyemeza kugambanira padiri no kumusenya. Abantu bose batuka padiri benshi bari kuri payroll, abandi babishorwamo na za propaganda za Kasinge Nadine kubera ubujiji, mu by'ukuri bakabigwamo nkana. Gusa ntibizashoboka kuko padiri na Grex barangije gutanga umurongo ngenderwaho kandi warangije kwemerwa na rubanda, haba mu gihugu ndetse no hanze, bose bamuri inyuma. Kama na bagenzi be rero muri ya FPR ikorera hanze bafashe ku kashi zabo basahuye rubanda, bongeraho n'izo bahabwa na bamatsi bihugu bari inyuma y'uwo mugambi mubisha wo kongera guheka RPF ivuguruye, kuyisubiza kongera kurimbura rubanda. Nanone ineza y'abanyarwanda bose bakomeje kwimenamo kashi nyinshi. Ngo abahutu bamwe basebye padiri muzitegereze neza, muzatangazwa no kubona nta mututsi ubiri inyuma, kimwe nuko mu kugambana kwa Brussels Twagiramungu n'abateruzi b'ibibindi aribo bonyine bakoreshejwe mu gusenya leta yo kwa Habyarimana, na n'uno munsi nibo bakoreshejwe mu gusenya opozisiyo nyarwanda. Ahubwo rero bantu bari kuri izi mbuga, mwitondera abarwanya padiri mubagendere kure, kuko muzagwa mu mutego wa Kigali wo gusanga mwisenyeye ubwanyu kiraro mwakambukiyeho n'abanyu, kuko aba bagabo n'abagore bagambanye kera. Ngaho mumbwira ukuntu wize akanaminuza nka Jean Marie Vianney na Mukanyiko mwibuka wabwiriraga abantu ko afite pinya zihagije zo kurwana n'ibi bikoko, aho kuvumbura uburyo bwabo bwo gutaha mu cyubahiro bahitamo kwibasira undi munyapolitike warangije kwinjira mu kibuga cy'umupira. Kanange mpindukire mbaze Mukanyiko wigeze no kuba umunyamabanga w'akadasohoka na padiri, niba koko asanga ingorwa z'impunzi, niba ntacyo mu by'ukuri ateze kuzabamarira, mwe kuki mu gihe cyo gusenya niki kibabuza gutanga igisubizo kiboneye mu gihe nk'iki
ngo bakurikire inzira nzima bave mu gihirahiro bashorwamo na Padiri Nahimana, mwe mwaba mumurusha iki? Kandi mu by'ukuri rero kubuza abantu ikintu kibi utaberetse inzira y'ikintu cyiza ngo bagukurikire, nabyo byitwa ubudemagoji. Mu by'ukuri ni ukubeshya, ni umufarizayo. Abafarizayo rero bakubuza ikintu iki n'iki, ntibakwereke iki kiruta. Rero kamindukire mbaze injijuke nayo isa naho itarize. Anyway, Bwana Jean Marie, abayoboke ba Padiri ubarusha iki usibye kubarusha guta umwanya mu mazimwe nk'aya ngaya? Reka nguhe inama y'ubuntu nka Muhima. Hari uburyo bunyuranye bwo gukuraho ingoma y'igitugu nk'iya FPR. Fatamo uburyo bumwe ubwo ubona bukunogeye aba ari bwo ukoresha. Ubwo Padiri yafashe wishakemo ubwawe wowe nyirizina, kandi nk'umuntu wize ukanasoma n'ibitabo binyuranye bya revolution nyinshi z'abaturage zabaye hano ku isi, wabuzemo n'imwe wakoresha gutembagaza kiringi machine niba koko itaguhemba. Nta muntu n'umwe wagambaniye rubanda mu gihugu cye ujya wisazira amahoro. Mubaze Faustin Twagiramungu ibyo arimo kunyuramo muri kino gihe, mumubaze kugambana kwiwe niba hari ikintu yungutsemo. Ahubwo ejo ntibizigire uwo bitangaza mubasanze mwarukijwe kashi zabo, nyamara kandi mwakabaye muva mu bugambanyi mugafatanya na Padiri cyangwa FDLR ku rugamba. Niba Padiri abona igisubizo mu matora, iyo ni filozofi ya politike yize kuyikora. Ntimwiganye, wipinga rero icyo utazi, cyane cyane kirekera abakizi, kuko n'uburiye umubyizi mukwe ntakaba atagerageje. Kuba Padiri rero yimeza gutesha umutwe ingoma y'igitugu, byubona ntacyo bivuze kuri international opinion. Namwe mugira umuryo bundi muhitamo gukoresha, mukora akantu tuzajya tubibukiraho nk'abanyabwenge. Bitabaye ibyo, mbona namwe ubwanyu ubwenge bwanyu namwe buri hafi kuburirwa irengero nk'ubw'abandi. Niba ntacyo mushoboye kandi rero, inama y'ubuntu muceceke, kuko kurwanya umuntu wabatanze gukora action ya politike ngo mwahawe ubukashi bwo kumusenya, muba muhindutse mwesheri. Cyane cyane rero n'ukwitesha agaciro, cyane mu gihe uwo muharabika arimo kubaka izina rye. Ni ikimenyimenyi nabaha. Dore muravuga Padiri nabi, bwacya bakamuha interview, bwacya akabonana n'abadiplomate, bwacya akabona n'abantu bakomeye, bwacya akarushaho gukora izina, ndetse murabibona namwe ubwanyu uko murushaho kugenda mwitesha agaciro muri sosiyete uko bwije n'uko bukeye, ariko Padiri arimo gukora izina. Ndangije Jean Marie mu by'ukuri nguseka cyane. Kubona umuntu nkawe koko ufite izina ry'ibitabo, umuntu nkawe wize usobanukiwe, wagiye muri kaminuza kwiga ngo ugire icyo umarira abagowe, none akamanyu k'umutsima ugenerwa kagushore mu mazimwe no guhindanya abandi, nta n'isoni bigutera, saa cyane intellectual person you are. Padiri Nahimana rero si ibyo mu by'ukuri. Uko nge mbona abantu benshi bagiye kuzarwara pressure kubera Padiri. Nabasabaga yuko buri wese yisuzuma mu mutima. Niba ubona ibyo Padiri akora ukabona mu by'ukuri wowe ushaka kuba wakora nk'ibindi, icyo nagusaba ni ikintu kimwe: gerageza muri ino scene politique, iyo twinjiye mu bikorwa ibyo bita activité politique, nawe kora izina. Padiri umurekere filozofi yiwe ya politike, ibyo akora niba utabishyigikiye wowe reba ibindi ukora, abantu bagushyigikire nawe. Ariko gusenya ibyo umuntu ukora nawe utagaragaza ibyo ushyiraho, nabyo mbona mu by'ukuri ari ubudemagoje nk'ubundi. Murakoze.